Tukuwote ni umwe mu bakinnyi ba sinema bakunzwe n'imbaga nyamwinshi hano mu Rwanda kandi babimazemo igihe. Muri uyu mwuga wo gukina sinema, Tukuwote afatwa nk'umwe mu bakinnyi ba sinema bamaze igihe kinini muri uyu mwuga. Gusa nubwo ibi bimeze gutya, uyu nguyu ku myaka 53 aracyari umusore, aracyari ingaragu, ndetse aracyari umuhungu nk'uko benshi bakunze kubivuga, kubera ko nta mwana, nta mugore, ibi nyine bimugira umuhungu. Tukuwote ni kenshi mushiki w'ubwe yagiye amutega inkumi nyinshi garebe ko yagira icyo yibwira, ariko bikanga. Umunsi umwe mushiki wa Tukuwote yahamagaye umukobwa, arangije ahamagara Tukuwote ngo aze kumusura. Tukuwote akimara kugera kwa mushiki we, yasanze mushiki we yamuteze agatego k'umukobwa. Akihagera yarabyibwiye nyine ko mushiki we yamuteze umukobwa. Gusa Tukuwote akimara kubibona yahise asimbuka, araguruka arirukanka. Mushiki we abibonye aramubwira ati, yamujyanye ahiherereye, aramubwira ati, narabivuze, ntago wuzuye, urarwaye, ufite ikibazo. Ni kenshi kandi Tukuwote ubwe yagiye yivugira ko bakuru be cyangwa se abavandimwe be bagiye bamuhamagara ngo aze kubasura, hanyuma agasanga bateguye amatovu yo kumukubita kugira ngo barebe ko yagira icyo yibwira akubaka urugo. Ariko ibi ngibi byose Tukuwote avuga ko iki cyabaga ari igitutu bagiye bamushyiraho kugira ngo barebe ko yagira icyo yakibwira, kugira ngo barebe ko yakubaka urugo. Tukuwote akavuga ko iki cyabaga ari igitutu, ibi bitari gutuma ahubuka cyangwa se ngo afate umwanzuro wo gushinga urugo ahubutse. Kuri Tukuwote avuga ko icyemezo cyo gushinga urugo ataba ari ikintu cyo guhubukira cyangwa se cyo gufata ari umwanzuro wo gufata uhubutse, ahubwo aba ari ibintu ugomba kwitondera ukabyigaho neza, warangiza ukamenya ko bikwiriye ukabikora. Tukuwote ni umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe bamaze igihe kinini muri uyu mwuga, bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubwenge Tukuwote akoresha, ndetse uko ateye ibimukururira igikundiro cyane mu mbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda. Ariko inkuru zagiye zivuga ari nyinshi yuko yaba adatera akabariro, abandi ati yaba ari ikiremba. Ese izi nkuru ni ukuri kuri Tukuwote? Ese ubundi Tukuwote ni muntu ki? Uraza gusobanukirwa nukomeza kubana narwo. Ukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugiye kubana narwo, ureba hari inzogera naho ukandeho. Nimba wakunze iyi video uze gukanda like. Bahaye ikaze, njye nitwa Elsa Nishimwe. Muri iki kiganiro, mbere yuko tukubwira kuri izi nkuru zijyanye n'ubuzima bwa Tukuwote, tugiye kubanza kugaruka ku mateka ye y'ubuzima bwa Tukuwote. Ese ubundi Tukuwote yinjiye muri uyu mwuga ryari? Uhaye ikaze nanone. Tukuwote ni umunyarwanda uvukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitewe n'ibibazo byagiye biranga u Rwanda, ibibazo by'ivanguramoko byatumye abanyarwanda benshi bagiye bisanga bavukiye mu bihugu by'amahanga. Rimwe na rimwe ugasanga benshi bagiye bavukira mu bihugu bituranye n'u Rwanda, haba Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi. Gusa Tukuwote we yavukiye Lubumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuka hari mu mwaka w'1972. Tukuwote nubwo yavukiye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Lubumbashi cyangwa se mu mujyi wa Lubumbashi, si yakuriye muri uyu mujyi wa Lubumbashi, kuko yaje kujya mu yindi mijyi ituranye n'uyu mujyi wa Lubumbashi, ndetse agenda azenguruka n'indi mijyi itandukanye y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukuwote yakuze akunda filime cyangwa se akunda no kureba filime. Avuga ko yajyaga agituye mu mujyi wa Bukavu, aha nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yajyaga ajya kureba filime, hanyuma mu gihe yabaga adafite amafaranga bamusabaga kumukubita inkonje kugira ngo bamwemerere kuba yareba filime. Ibi ngibi byagaragaje urukundo Tukuwote yari afitiye sinema cyangwa se kureba filime. Tukuwote yisanga mu Rwanda bwa mbere hari mu mwaka w'1988. Akigera mu Rwanda yimukanye n'umuryango we, batura ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ni mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi yahamaze igihe. Tukuwote yize amashuri abanza nk'abandi bana bose, aza no kuyarangiza ajya mu mashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Tukuwote yize ibijyanye n'amashanyarazi. Abirangije ajya muri kaminuza. Kaminuza ntabwo yageze ayirangiza kubera ko Tukuwote ari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko ibya kaminuza yabonaga ari ibintu bizatinda, bituma yigira inama
yo kujya gukora amahugurwa mu bijyanye n'imashini zikoreshwa mu nganda. Ibi ngibi yagiye kubikora mu gihugu cya Cameroon, niho yagiye gukora amahugurwa y'ibi ngibi. Akigera muri Cameroon yakoze aya mahugurwa nyine, bituma agaruka mu Rwanda. Dukuwote agera i Kigali bwa mbere hari mu mwaka w'1989. Muri uyu mwaka muri 1989 ntabwo yamaze igihe kinini mu mujyi wa Kigali, yongeye gufata icyemezo cyo kugaruka mu karere ka Rusizi. Gusa umunsi umwe umunyamakuru witwa Innocent, cyangwa se umunyamakuru witwaga Innocent wakoraga kuri Isango Star, yatanze ikiganiro arangije avuga ko umuntu waba wifuza gukina filime yazamwandikira, atanga nimero ze, aravuga ngo umuntu wifuza kuzakina filime azamuhamagare. Byatumye Tukuwote arita mu gurwi, arangije ahamagara uyu munyamakuru, bumvikana aho bazahurira. Uyu munyamakuru amubwira ko bazahurira kwa Rubangura mu mujyi wa Kigali. Tukuwote yabangiye ingata, arangije aragenda asanga uyu munyamakuru witwa Innocent mu mujyi wa Kigali. Barahuye, hanyuma amujyana muri City Plaza. Akimugeza muri City Plaza yahuyeho nyine n'abari bateguye iri rushanwa ryo gukina filime. Tukuwote yakinnye filime baramukunda, akinnye filime yiwe bwa mbere baramukunda, barangije baravuga ati uyu niwe twari twarabuze. Tukuwote guhera icyo gihe yise atangira nyine gukina filime. Yagiye agaragara muri filime nyinshi zagiye zitandukanye zatumye amenyekana cyane, harimo nka Vanessa, Inkoni y'Imana ndetse n'izindi filime zitandukanye byatumye yisanga muri Bamenya Seri. Gusa avuga ko Bamenya Seri ariyo yamugize ikirango, aramenyekana mu gihugu hose, igihugu cyose kiramumenya. Tukuwote amaze kugera ku rwego rwo hejuru ndetse no gukundwa cyane, ariko mu minsi ya vuba inkuru zagiye zicicikana zivuga ko Tukuwote yaba ari ikiremba cyangwa se yaba adatera akabariro nk'uko benshi bakunze kubivuga. Ariko ibi ngibi Tukuwote yaje kubihakana, ndetse avuga ko mu mwaka w'2015 Tukuwote ari mu kiganiro n'itangazamakuru yabwiye itangazamakuru ko mu mpera z'umwaka wa 2016 azaba yakoze ubukwe. Ariko izo mpera zararangiye, uwo mwaka uragenda urarangira, bigera mu mwaka w'2020. 2025 iragera kuri ubu ngubu nta mugore ndetse nta n'umwana. Gusa yagiye avuga mu nkundo zitandukanye, harimo nk'umukobwa w'umunyaseychelles byavuzwe ko baba bakundana, ariko yongera kuvuga ko batandukanye. Tukuwote mu minsi ya vuba rero nibwo yahishuye iby'urukundo rwe, avuga ko noneho kera kabaye yaba agiye kubaka umuryango, cyangwa se yaba agiye gushyira umwana mu mago. Ibi ngibi rero zabaye inkuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bari kugaruka ku by'ubukwe ndetse no gukora ubukwe kwa Tukuwote. Tukuwote uretse mu Rwanda agiye amenyekana no mu zindi filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nka filime yitwa Operation Turquoise. Iyi ni filime mpuzamahanga, akaba ariyo filime Tukuwote yakinnyemo. Tukuwote mbere y'uko yinjira no mu mwuga wo gukina amafilime yagiye akora n'utundi tuzi dutandukanye. Ni nkaho mu mwaka w'1999 kugeza mu mwaka w'2002 Tukuwote yakoraga muri kampani ya Tarako, cyangwa se kampani yari ishinzwe gutwara ibintu ndetse n'abantu. Uretse ahangaha yagiye akora no mu tundi tuzi dutandukanye nka Caritas ndetse n'ahandi. Yakoze no mu gihugu cy'u Burundi akora mu bwato bwari bishinzwe gutwara abantu mu kiyaga cya Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi. Tukuwote ubu ngubu avuga ko atangira gukina filime yagiye ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, kaho rimwe na rimwe yajyaga ajya gukina filime ntibamuhembe, bikamusaba kwitegera ndetse no kwifasha utundi tuntu dutandukanye, ariko ntibamuhembe. Harimo no kuba yarahembwaga amafaranga make kuri filime yabaga yakinnye, rimwe na rimwe bakamuhemba 6,000 kuri filime imwe. Yagiye azamuka bakajya bamuhemba 10,000, rimwe bakajya bamuhemba 15,000, arakomeza arazamuka agera ku 100,000, 200,000. Kuri ubu ngubu ageze ku rwego rw'uko asigaye asinya kontara ya miliyoni. Tukuwote ubu ngubu noneho kera kabaye agiye kurushinga. Gahe nguko ubuzima bwa Tukuwote ndetse n'amateka yiwe. Nimba ari ubwa mbere ubanye natwe, wongere ukande subscribe, ukande like nimba wakunze iyi video. Ciao ciao.